Ni ku munsi w'amashami twagiye tuganira n'abapadiri batandukanye, abadiyakoni batandukanye n'abakristo batandukanye. Twakiriye niba ari umumama, niba ari umukobwa, aratangira atubwira amazina ibakwita. Ndi umwana w'umukobwa nitwa Umuhoza Olive. Uri zamura amashami ariko twereke kuri wowe bisobanuye iki? Kuri njyewe ubundi mashami ni ibyishimo, ariko no mu mashami iducengeza mu babare kubera yuko uko Yezu abigishwa be bagiye bamusingiza kuri uwo munsi bakarambura amashami yo gutumwa turakuramutsa mwami w'abayahudi turaguha icyubahiro tambuka. Ariko noneho babandi baje kumuha icyubahiro basasa amashami n'abandi bagiye bazana imikindo bigiye bitandukanye bavuyemo bamugambanira bamucira mu maso bamutoteza birangira bamuhindutse. Ubwo rero icyumweru cya mashami kidufasha kwinjira mu babare bwa Yezu Kristo. Niyo mpamvu mba nabyitabiriye, niyo nama ari kinini ntasega kuvuga ko hari umunsi mukuru wa Yezu Kristo, umunsi we w'amashami ngomba kubahiriza ajya gusenga. Amateka tubwira ko mu gihe Yesu yiteguraga kujyana niba ari Yerusalemu, yatumye abigishwa be babiri kumushakira indogobe. Icyo gihe mu kwinjirayo ngo bashashe ibitenge bafata n'amashami bagenda bazunguza bamuhereza ikuzo. Niba ikuzo ni nk'icyubahiro sinzi ukuntu. Ikuzo ni icyubahiro. Mwami w'abayahudi. Ni icyumweru kitwinjiza mu mubabaro, ni icyumweru kibanjiriza umubabare, tuba twinjira mu mubabare ducengera nyine icyumweru cy'ubutatu butagatifu cy'inyabutatu, mbese ni kitwinjiza muri iryo hame rya Pasika nyine kidufasha kugira muri Pasika. Pasika muri iki cyumweru izaba tariki zingahe? Ni ukuvuga ngo Pasika igiye kuzaba kuri kiriya cyumweru tugiye kuza. Ubundi bivuga ko Yesu yamaze iminsi ingahe mu gituro azuka ko? Yamaze iminsi 3, yazutse ku munsi wa gatatu. Yamaze iminsi 3 mu mva arazuka. Yego, hari benshi baba batabizi, ugasanga benshi bafashe iki giti cy'amashami. Uratunguranye kuba hari abo twagiye tuganamo twababaza mashami isobanuye iki, ugasanga umwe aragifite nta bisobanuro bifite. Ko bigaragara ko kiri mutoya, gute wacengeye amateka ya Yezu Kristo? Amateka ya Yezu Kristo nacengeyemo cyane kubera ko njye niga mu wa mbere primaire nisanzwe mu bana b'abakarismatike babyina mu kiliziya, ndaje mva umuneo n'ubundi umuririmbyi urumva ko ibintu bya kiliziya gatolika nabyinjiyemo cyane. Uririmba muri korali? Twarahuye cyane muri korali Ishema Ryacu. Heretse gukora igitaramo cyiza cyane nari nkirimo. Yego, kuri bonane twagize igitaramo cyiza. Ati Yezu mwarahuye mu buhe buryo? Mu mateka experience y'ubuzima n'ubura na Yezu. Uti experience y'ubuzima, umuntu wabaye mu charismatique hari byinshi abazi igisobanuro cy'ubukristo nyabwo. Charismatique yagufashije iki? Charismatique mbere charismatique urumva icyambere gusaba kwinjira mu vanjiri, kuko musoma ivanjiri ntagatifu mukayiganiraho mugasingiza Imana mukambaza Roho Mutagatifu, ingabire ze zose zikarushaho gushengera, none mukarushaho gusura ahantu hagiye hatandukanye mwibabaza kugira ngo muhure n'Imana, mukora ibikorwa by'urukundo, umusura abarwayi. Ibyo byose rero ni ibikorwa bya charismatique. Njye kimwe kinshimishije no gusanga umuntu ukiri muto nkawe uza amateka gusumba abasaza twaganira afite imyaka 50. Oya, guhura n'Imana cyangwa guhura na Yezu Kristo ntabwo bivuga imyaka, kuko abakuru bavanga imyaka ni imibare. Ubwo rero Yezu yaguhisemo akwereka ukiri muto, yampaye urugendo munyuranamo, ubuzima munyuranamo, akagenda kwiyereka ko bwije n'uko bukeye, ku buryo niyo bose bambwira ngo hari ikirori kimeze gute, hari umunsi mukuru w'amashami, hari icyumweru gitagatifu, ugomba kumanza kujya mu cyumweru gitagatifu nkacyubahiriza. Muri iyi minsi turi mu bihe bigoye cyane guhuza ubukristo n'ubunyangamugayo n'imibereho tugezemo, by'umwihariko ku rubyiruko. Nihe ntwari gufasha kumva ukomeye mu gakiza, kumva ukomeye kuri Yezu Kristo, ukumva niwe bisingizo byawe? Intwaro ya mbere ngiye mfasha ivanjiri iramfasha cyane, n'ishapure iramfasha, kuko ishapure yatsinze shitani. Iyo ngiye mpuye n'ikigeragezo kihariye nkajya muri shapure ngashengerera, mbwira Yezu ibyifuzo byanjye byose mfite, nkamubwira ibingoye n'ibinaniza, imbaraga zidasanzwe. Uko natashye ntabwo ari konza nzana hino undi muntu musha, undi muntu wihariye. Ubutumwa wagenera abantu batandukanye kuri uyu munsi wa none w'amashami? Ubutumwa nagenera abantu kuri uyu munsi mukuru w'amashami, ndabashishikariza gutangirana n'iki cyumweru cya mashami, kuko nicyo kibafasha kwinjira muri Pasika neza,
kuko tugiye kwinjira mu cyumweru cy'inyabutatu aho tuzajya mu remwa ry'ukarisitiya tukajya mu nzira y'umusaraba aho hose ni inzira tuzacamo itwinjiza mu guhura na Pasika ya Nyagasani, aho kuwa gatandatu tuzagira igitaramo cya Pasika, ku cyumweru Yezu wacu akaba yatuzukiye. Ubwo rero kwinjira muri cyumweru cy'inyabutatu bidufasha kwinjira neza no gucengera no gusobanukirwa n'ayo mateka Yesu Kristo yanyuzemo. Iyo ubivuyemo ubyumva neza n'ibindi byumweru byose kuko uzi igisobanuro cy'icyumweru biragufasha cyane kuko ubuze aho Yezu yaturutse, kwa gucengerwa kwawe. Ese Yezu mwahuriye mu mateka ko ibintu byose yanyuzemo yahemukiwe n'inshuti ye, ese wowe yahemukiwe n'inshuti yawe ubyitwaramo ute? Ariko iyo uzi ko Yezu yahemukiwe na Petero kandi bari inshuti magara y'umugenzi wagusobanuriye, ntabwo bifata nk'ibintu bidasanzwe, uhita wumva ko neza yahemukiwe, uburyo kwihangana mu rugendo ukumva ko byose biba. Ubwo rero wacengewe n'ivanjiri, kubana n'abandi, guhura n'ibigeragezo n'ibindi bintu bigoye muri ubu buzima birakorohera cyane. Ariko Yezu ni muzima, ngewe nzi neza ko ariho. Yezu arakiza kandi Yezu aracyariho, yarazutse azazuka, ni muzima. Aleluya, amena. Uyu munsi w'ishapure wayibagiwe? Ishapure kubera ko naje misa ya mbere nogeye koga, aho nayirambise ndahibukira ku meza, ninjira mu rugo ndakomeza nyambara kubera ubwihute nafatiyeho nkomeza kuza. Ariko Yezu wanjye turagendana, ntabwo ari ngombwa ishapure cyane birenze kuko abandimo ni inshuti yanjye. Biriya ni ibirango, ubundi kiriya ni igihamya mbese kigaragara inyuma yadusigiye. Ariko Yezu aba mu mitima yacu. Nanone hari ukuntu ngiye mbyumva kuvuga ko hamwe Yezu Kristo ntabwo ari ukwambara ishapure gusa, ahubwo ni ibikorwa. Mbere na mbere ni ibikorwa ukora, ubwitange n'ibindi bigiye bitandukanye niko guhamya Yesu Kristo by'umwihariko. Kuko ushobora n'undi kwambara ishapure ntukore ibijyanye no gushaka kwe. Yego, Yezu ati nzabamenyera mu bikorwa byanyu, mu mbuto zanyu. Korali Ishema Ryacu igufasha iki? Korali y'abamama n'abapapa, korali y'abantu tuzi bakomeye n'aboroheje. Ngewe mu buzima busanzwe rero nakuze mfite experience yo kubana n'abantu bakuru. Noneho ko njye nakuze nkundwa no kubana n'abantu bakuru, kandi bari abantu bakuru bafite experience y'ibintu byinshi bagiye banyuramo. Kuko njye ndi umwana rero mbigiraho ibintu byinshi cyane. Icya mbere mbigiraho kwiyubaha, ibitekerezo biri intellectuel, biri mature, ibyo byose mbigenderaho. Noneho by'umwihariko nkunda no kuririmba. Ikindi ni abantu bari high skills cyane mu ndimi zose zigiye zitandukanye, mu byaciza kuririmba no mu kuba barahuye na Yezu cyane. Ibyo byose ni ibintu mbasha kwigiraho bikamfasha kuzamuka neza, mbasha kugira experience mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo bintu ndabikunda, kubera yacu ndabikunda cyane. Uyimazemo igihe kingana iki? Nyimazemo uyu mwaka ni uwa gatatu. Ni uwa gatatu, uracyari mushya. Nkurikije igihe imyaka imaze n'ibikorwa byayo mu myaka 3, ariko ntago uri mushya cyane. Ntago ndi mushya cyane kuko uyu mwaka wa gatatu ntangiye. Gusa nkunda kuririmba. Okay. Wakongera ukibutsa abantu amazina yawe? Nitwa Umuhoza Oliva. Oliva, twishimiye kuganira nawe kuri Iris Rwanda TV. Ni umugisha guhura n'umukobwa nkawe. Murakoze cyane, nanjye biranshimisha. Gusa nanjye nishimiye kubana namwe, nubwo mwantunguye rwose ntabwo neza ko turi buhure. Ubwo ni impano Nyagasani yanzaniye kuri uyu munsi w'icyumweru cya Mashami. Reka tubifurize icyumweru cya Mashami cyiza, tubifurize no kuzagira Pasika nziza. Murakoze cyane. By'umwihariko kuri Pasika tuzagutumira uzuduhe ikiganiro kirambuye neza. Amateka ya Pasika atubwira ko mbere gatoya yuko Pasika iba Yesu yaganye i Yerusalemu yakirwa nk'umunyacyubahiro, amaze kwakirwa nk'umunyacyubahiro byari ibirori ntasubirwaho. Uyu munsi wa none niko bimeze, ni icyumweru kibanziriza Pasika, aho abakristo benshi baba bafite amashami bagiye kumusingiza, bagiye kwakira Yesu Kristo i Yerusalemu bamusingiza. Uko rero ni Iris Rwanda TV, turi kuri Diocese ya Ruhengeri. Yes, abakristo benshi rero n'amashami, aho kukibaza nyuma y'amashami bahereza ajya hehe? Urabona ko biba ari ibintu byiza, ni ibintu abakristo Gatolika bitabira wava ku rwego rwo hejuru cyane. Ese
mu rwego rwo gushaka kumenya niba abakristo baba bumva impamvu batwaye aya mashami mu ntoki, impamvu bafashe ibi biti by'amashami, twagerageje kugenda tuganira na bamwe kugira ngo twumve icyo babivugaho. Nuko nguko aha turi ni mu marembo ya Kiliziya Katolika Paruwasi ya Ruhengeri, Diyoseze ya Ruhengeri. Muri kubona bateguye, hariho umuteguro w'amashami mu rwego rw'amatsiko menshi cyane. Umunyamakuru wa Iris Rwanda twashatse kumenya mashami icyo bivuze, icyo mashami bisobanuye muri Kiliziya Katolike kuri uyu munsi wa none. Hari benshi bafite uduti nkuko muri kubona, nicyo kituzanye hano kugira ngo tuze kubaganiza tumenye impamvu y'ibi. Ni icy'ubukristo. Uyu munsi uvuze iki mu mateka y'umukristo? Umunsi mu mateka y'umukristo ni umunsi w'amashami. Ni umunsi w'amashami. Mashami, umuntu utari kumva icyo ari cyo bishatse kuvuga iki uyu munsi? Umuntu utari kumva icyo ari cyo ni umunsi wa Kiliziya mukuru. Kiliziya mukuru. Mbese ibyerekeye byo kuzuka bya Yesu. Ese ni umunsi ubanziriza icyumweru cya mbere cya Pasika cyangwa? Cya Pasika. Ubu ugiye mu misa cyangwa iki giti ugiye kugitahana? Ngiye mu misa. Ya kangahe? Ya kabiri. Wazindutse? Ni ukugira ngo abandi basohoke nanjye ninjira mu misa. Witwa nde? Nitwa Jean-Baptiste Rugerinyange. Rugerinyange. Mu Rugerinyange uturutse ahagana ko numva iryo zina atari ubwa mbere ryumvise. Nturutse Gasanze. Harimo akagendo. Cyabararika. Nta kiliziya mufiteyo? Nta na centrale? Oya, kiri ku muryango remezo. Ni umuryango remezo. Ubu buri munsi uterana mu ya kangahe? Buri munsi. Misa. Uri kubona uko ngenda. Undi ya kabiri. Reka tubifurize igisibo cyiza gikomeje. Tubifurize na Pasika nziza. Murakoze. Twamwana kuvuga kuri Iris Rwanda TV, turi kubasura kugira ngo tubaganize tumenye uko mwiteguye urupfu n'izuka rya Yesu Kristo. Yego. Mugire icyumweru cyiza. Nari umutagatifu.